Ukibona iyi video urashaka kumenya icyo twashatse kuvuga, aho nta handi ni mu iguriro rigari umanutse uvuye ku isatire metero 50 umanutse ku budasa bw'umuhanda Fida Roads. Ibi byatumye dufata umwanzuro wo gutembera tureba ubudasa bw'umuhanda, tureba n'ibintu bitandukanye. Twabonye abaturage barimo baratunda imyaka, ibigori bivamo akawunga n'ibindi bitandukanye, umuceri n'ibindi byinshi. Twanyuze kuri transfer ya Gahebuzo ifite ibintu bitandukanye. Nibwo narimo nibaza ni ubu budasa bw'aka kagari ka Nyagasozi ko bumeze nk'ibwami, ibi bintu ni ibiki? Si ibyo gusa kandi abaturage ubwo ubwabo bivugira ko akagari kabo kabateye ishema. Twanyuze ku nsina nziza cyane ziteye amabengeza, zera ibitoki by'iro 800. Uko twanyarukiye nk'umunyamakuru wanyu Ngabirano Janvier udasiba kubagezaho amakuru atandukanye n'ibindi byinshi. Sibyo gusa tubafitiye ikirunga Sante Karipauta, tubafitiye umuceri, tubafitiye ubuto ku biciro bikatutse. Karibu kiriya tubafitemo ibintu bitandukanye, tubafitemo umunyu, tubafitemo Sante, tubafitemo Movana, tubafitemo amakaroni, tubafitemo jit icyuma muri tuwe n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ko bagutumye gucuza, bagutumye kudondekanya amagambo gahambira amafaranga, bivuze ko baza kuyadusuzuguriraho. Tubafitiye serivisi nziza n'ikimenyimenyi, dufite ubukingizo ukoresha wirinda kwirinda sida n'izindi zitandukanye. Inka rero mbwira ukuntu ndangira ubukingizo ubonyemo sida sida gusa ngo nasanze ufite ibyuririzi birenga 450 mu mubiri wawe, niyo mpamvu nahise mwitamo inzira y'agakingizo kuko nabonye nta kindi ushoboye. Eske waraje so